Igitondo cyiza bene data, dushima Imana iduhaye umwanya mwiza wo gusangira ijambo ryayo. Niringiye ko twese Imana iza kuduhera umugisha muri aka kanya tugiye kugira, dusangira ijambo ryayo kandi twiga ku mutima wayo. Reka dusenge mu gihe dutangira. Uhoraho Imana yacu, turagushimye cyane muri uyu mwanya mwiza. Tugushimiye ubuntu bwawe n'urukundo rwawe, tugushimiye ko utwitaho ukatugirira neza igihe cyose. Iyo turebye mu buzima bwacu uburyo tubaho, twikunda, twiyitaho, iby'Imana tubitera umugongo, ariko Mwami wo ku rundi ruhande uhora uturamburira amaboko ushaka kutugirira ubuntu, ushaka kutugira imbabazi no kutwitaho. Ni ukuri ibyo tugirira byose siko tubikwiriye, ahubwo ni uko uri Imana yuzuye imbabazi no kugira neza, yuzuye urukundo rwinshi. Urakoze rero muri aka kanya, mu gihe tugiye kuganira ijambo ryawe, bana n'imitima yacu. Mwami Mana yacu, ijambo ryawe uryemerere gutura mu mitima yacu, naryo rituyobora. Umwanzi ashaka kutuyoboza ibitekerezo byacu, ariko twize neza ko uru rugamba Mwami ari ururwana. Nicyo gituma utubashisha kwizera ijambo kugira ngo tubone gukora kwawe mu buzima bwacu. Rero dusabira bene data bari bose, Mwami ubabashishe kugira ngo Umwuka Wera abayobore kandi abahe gutahura umugambi wawe n'umutima udufitiye. Urakoze cyane, dusenze byose twize mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi ndagira ngo dusome mu gitabo cya Luka igice cyaho cya 24. Turasoma duhereye ku murongo wa 44 kugeza ku wa 53. Luka igice cya 24 umurongo wa 44 tugeze ku wa 53. Haranditswe ngo, maze arababwira ati, aya niyo magambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati, niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo, kandi dore ngiye kuboherereza ibyo Data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Abajyana hanze, abageza i Betaniya, arambura amaboko hejuru abaha umugisha. Akibaha umugisha, atandukanywa nabo ajyanwa mu ijuru. Nabo baramuramya, basubirana i Yerusalemu umunezero mwinshi, baguma mu rusengero iteka bashima Imana. Dusomye umurongo wa 44 kugeza kwa 53 w'igitabo cya Luka igice cya 24. Narimo gutekereza ibintu bikomeye cyane, imirimo ihambaye Imana yakoreye igihugu cyacu, cyane cyane nyuma y'uko ikoresheje abakozi bayo bakatuzanira ubutumwa bwiza bwashoboye kuruhura imitima y'abantu benshi cyane. Benshi bari bababaye, bari baremerewe n'umutwaro w'icyaha batashoboraga kubonera igisubizo. Abandi bari barihebye mu buzima bwabo kubera ibibazo byinshi bitandukanye. Mu gihe narimo kubitekerezaho, nabonye ko mu by'ukuri ijambo ry'Imana rifite imbaraga, kandi ko isezerano ry'Imana ari ukuri. Imana iririnda kugira ngo irisohoze. Mu mwaka ushize wa 2025, nibaza ko itorero ryacu ryari rijuje imyaka 20 rije mu Rwanda. Ndibuka mu bihe bya kera, rimwe na rimwe Imana yagiye itugirira ubuntu bwinshi, cyane cyane binyuze mu bagaragu b'Imana, bwo kwiga ijambo ry'Imana, kwiga ubutumwa bwiza. Imana yuzuza imitima yacu umunezero mwinshi, amashimwe menshi. Njye ku giti cyanjye mu buzima bwanjye nari narihebye, nubwo iby'Imana ntabyitagaho, ariko bike nari nzi byari bihagije kugira ngo mbane n'urubanza rukomeye mu mutima wanjye, mbane n'umuzigo w'ibyaha utarigeraga umpa amahoro. Igihe kimwe najyaga nshidikanya, ese koko Imana ibaho cyangwa se Imana ntayibaho? Se Imana tutajya tubona, se kuki itagira itwiyereka? Ariko none ku rundi ruhande
nkumva umutimanama wanjye uranyemeza rwose ko Imana iriho, ahubwo ko ngushije ishyano ryo kuba ndi umunyacyaha, kandi Imana insaba ko ngomba kuba ndi umukiranutsi igihe cyose. Igihe cyose natekerezaga kuri icyo kibazo, nta mahoro nagiraga muri jye. Numvaga nubwo nabura ibintu byose, ariko byibura nkazagira iherezo ryiza, nicyo cyandutira ibindi byose. Bavandimwe abizera Imana, tuzi neza ko ubuzima hanyuma y'ubu ngubu tubaho ni ubuzima butazagira iherezo, ni ubuzima bw'iteka ryose. Bivuze ko tuzabaho iteka ryose mu mubabaro udashira, cyangwa se tukazabaho iteka ryose mu munezero, mu byiza, nanone mu bihe bidashira. Kubw'iyo mpamvu, umuntu utazabasha kubona ubugingo buhoraho ngo abone ubwami bw'ijuru, azaba agushije ishyano rikomeye cyane riruta ikindi cyago cyose umuntu yahura nacyo. Ibi byose nari mbizi, nubwo ntari nzi iby'Imana n'iby'ukwizera byinshi ngo umenye Bibiliya cyane. Rero ibyo byari bihagije kugira ngo mu mutima wanjye mbane n'urubanza, mbane umutima unshiraho iteka. Ntabwo nzi abandi uburyo babifata cyangwa se ireme babiha, ariko n'uyu munsi iyo nibutse uburyo ntigeze nshaka kumenya ukuri, ntigeze nshaka kumenya ijambo ry'Imana, ntigeze mpirimbanira cyane iby'amadini cyangwa se ngo mbe umuntu wamaramaje cyane mu byo kwizera, ariko Imana ikankunda, urukundo rutagira akagero ubwayo ikanyobora guhura n'ubutumwa bwiza biciye ku bakozi b'Imana, nkabasha kubohoka ibyaha byanjye byose. Icyo kintu kimpa ishimwe rikomeye mu mutima wanjye ntazigera nibagirwa. Rero si jye nyine gusa, ahubwo Imana yangiriye ubundi buntu budasanzwe bwo kwibonera n'uburyo yahaye umugisha bene data benshi, binyuze mu kubanza kubabohora umuzigo w'icyaha mu mitima yabo. Nubwo abantu benshi baje kandi bumvise ubutumwa bwiza, ariko siko bose bizeye ubutumwa bwiza. Hari benshi baburwanyije, hari benshi bacanganyikiwe, hari benshi bagize urujijo, hari n'abandi mu by'ukuri batigeraga babyitaho. Ariko muri ibyo byose Imana yarakumenye wowe, igutoranya muri abo benshi cyane, iguhumura amaso y'umutima, ituma umenya neza ishusho yawe, ituma umenya neza n'imbaraga z'Imana ziri mu butumwa bwiza. Rero nabonye bene data benshi cyane bagira umunezero utavugwa, bagira ibyishimo byinshi cyane kubwo kubasha kubohoka mu mitima yabo. Dutangira kuririmba indirimbo nshyashya tutigeze twumva na rimwe mu buzima bwacu. Mu buzima bwanjye sinari nigeze numva umuntu uvuga ko yogejwe ibyaha bye byose, ko yababariwe, ko yabaye umukiranutsi. Iyo ni indirimbo nshyashya numvise ubwo ubutumwa bwiza bwageraga mu matwi yanjye. Ndibuka bene data benshi, hari abatindaga kuva ku kazi gusa bakaza ku itorero, abandi bagatinda kuva ku mashuri aho kanya bakaza ku itorero, abandi bagataha bwije. Hari benshi bakoraga intera ndende cyane kuva iwabo kugera aho itorero riri. Mu myaka ya kera ubwo twajyaga tujya muri selire, ndibuka igihe kimwe twajyaga tujya za Kagasa, ariko nubwo twabaga tugiye duteze, ndebye urugendo uburyo rureshya, n'umwe ni data wakiriraga selire ava iyo njyo akaza mu materaniro, numvaga njye ubwanjye binteye isoni cyane, ko ni urugendo rw'amasaha n'amasaha, ariko agahora atonda igihe cyose ku cyumweru, agatonda igihe cyose ku wa gatatu, ikindi gihe akaza ku wa gatanu mu masengesho, ikindi gihe akaza mu mahugurwa. Mu by'ukuri twabashije kubona neza uburyo ubutumwa bwiza bwakorewe mu mitima y'abantu, mu kubaha umunezero mwinshi, ndetse no mu kutita ku mvune cyangwa se ku kababaro, ahubwo igihe cyo bagihebera kwiga ijambo ry'Imana, kwiga ubutumwa bwiza no kubwiriza ubutumwa bwiza. Hari bene data benshi bazi uburyo nyuma y'amateraniro abantu benshi bajyaga barwanira abashyitsi kugira ngo babwirize ubutumwa bwiza. Kera twajya tugira amatsinda aho abantu bicaraga mu matsinda y'abantu 2 gusa cyangwa se 3 gusa, ariko nta kindi bagomba gusubiramo ijambo ry'Imana pastor yigishije, ubutumwa bwiza bakongera bakabucengera, bakongera bakabwumva, nanone bakongera bakabusubiramo, bakamakinga sure ko uwo mushyitsi waje cyangwa se umuntu uri kubwiriza agomba gutaha yakiriye agakiza. Hari bene data benshi bakiriye agakiza mu buryo nk'ubwo ngubwo. Abandi bajyaga baza mu masomo ya IYF, bakaza mu masomo y'Icyongereza bagamije guhura n'abantu bashyashya kugira ngo babwirize ubutumwa bwiza. Mu by'ukuri Imana yakoreye muri twe imirimo ihambaye cyane, ku buryo nyuma y'uko tumaze kwakira agakiza, tumaze kubohoka, twumvise ko umunezero cyangwa se ibi byishimo tugomba kubyihererana,
ahubwo n'abandi bose bagomba kubyumva. Bene data bavugabutumwa benshi cyane babaga bafite umwete, no mu minsi y'imibyizi nyuma ya saa sita bakaza bakajya gusura abaturanyi, bakajya gukomanga hirya no hino bari kumwe n'abavugabutumwa, bakabwiriza ubutumwa bwiza cyane. Abo basuye bakabatumira ku itorero, bakaza nabo bakumva ijambo ry'Imana, bamwe muri bo bagashobora kwakira agakiza. Iyo nsubije amaso inyuma nkareba uburyo Imana yaduhaye umugisha ndetse n'uburyo yadukoreye binyuze mu ijambo twumvise gusa, ni ibintu bihebuje cyane kandi ibintu byuzuza umutima ibyishimo n'umunezero bitavugwa. Ariko nanone mu rundi ruhande, uko Imana yagendaga itugirira umugisha, uko Imana yagendaga itugirira ubuntu, ni nako imitima yacu yatangiye kurya ndetse no guhaga, no kudamarara ndetse no kwibagirwa umutima w'Imana n'ubushake bw'Imana. Nicyo gituma iyo umuntu agereranyije iyo minsi ya mbere ndetse n'iminsi y'uyu munsi wa none, tubasha kubona yuko nibyo koko ku ruhande rw'ibijyanye n'imirimo y'Imana yadukoreye byinshi. Imana yatugiriye umugisha mwinshi, byaba mu buryo bw'umwuka, byaba no mu buryo bw'ubuzima bw'ibifatika. Ariko Satani ukora umuriganya yagiye ateza imitima yacu kudamarara ndetse no kwibagirwa uwo munezero w'Imana. Abantu benshi dutangira kubaho twihugiyeho, dushaka kwiteza imbere ndetse no kunguka byinshi kurushaho, ndetse no kubaho nk'abandi, ndetse no kubaho twishimye mu byishimo ndetse n'umunezero by'ubuzima. Nicyo gituma bene data, umwanya nk'uyu nguyu Imana ikomeza kuvugana natwe kugira ngo yongere ikangure imitima yacu, yongere itwibutse nanone. Ibuka wa munezero wari ufite ubwo wumvaga ijambo ry'Imana. Ibuka bya byishimo wari ufite igihe wamenyaga ko ubonye ubugingo buhoraho, ubonye itike yo kuzajya mu ijuru. Ese uyu munsi wa none ubwo butumwa bwiza koko buracyari ubw'igiciro? Ese uyu munsi wa none wa mwene data mwabuganiragaho, mwabukubwirije, ese koko aracyari uw'igiciro nk'uko wabyumvaga cyangwa se wifataga icyo gihe ukibyumva? Bavandimwe, ibi byose ni ibibazo tuba tugomba kwibaza uyu munsi wa none. Mu gihe ndimo gusoma mu gitabo cya Luka igice cya 24, Yesu Kristo mbere yuko asubira mu ijuru hari ubutumwa bwa nyuma yari ageneye abigishwa be. Hariho umurimo yari ageneye gusigira abigishwa be n'abamwizeye. Luka igice cya 24 umurongo wa 44 aho twasomye, maze arababwira ati aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Ibyahanuwe kuri Yesu Kristo byose byashoboye gusohora. Ubuhanuzi bwose buvuga kuri Yesu Kristo bugomba no gusohora, kubera ko Imana ni ukuri, Imana ntibeshya, Imana ihagarara ku ijambo ryayo. Bumwe muri ubwo buhanuzi, ntago ntinda ku buhanuzi bwahanuwe kuri Yesu Kristo bwashoboye gusohora, hari ubuhanuzi butarasohora, aribwo bwo kugaruka kwa Yesu Kristo. Kugaruka kwa Yesu Kristo ubwo azaba aje gutwara itorero, ubwo azaba aje gutwara abera, icyo nicyo twebwe dutegereje uyu munsi wa none. Ese twiteguye ukugaruka kwe gute? Kubera ko Yesu Kristo hirya yuko atwogeje ibyaha byacu, hari na misiyo yadusigiye cyangwa se hari ubutumwa yadusigiye tugomba kuzamuha raporo cyangwa se tugomba kuzahagarara imbere ye tukamushyikiriza. Nicyo gituma usomye umurongo ukurikiraho hepfo haranditswe ngo 45, maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe, ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Yesu yahereye ko abungura ubwenge kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe. Nubwo bagendanye nawe, nubwo bigishijwe nawe, nubwo tuvuga ko bamwize kandi ko bamukurikiye, ariko urabona ko ibyanditswe ntibari babisobanukirwe. Bavandimwe, umutima w'Imana ni ikintu duhora twiga umunsi ku munsi. Bitewe n'uko imitima yacu ngo imeze ngo nk'ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi, uko nuko nubwo nakwiga ijambo ry'Imana uyu munsi, nubwo nakwakira umutima w'Imana uyu munsi, ariko n'ejo nkeneye kongera kumva no kwakira umutima w'Imana bundi bushyashya.
turi abantu imitima yacu iremetse mu buryo bw'aho tutabasha kumva ijambo ry'Imana rimwe ngo tugundire isezerano ry'Imana dukomeze tubane naryo, tugomba guhora tubyibutswa tubyigishwa igihe cyose. Nuko Yesu Kristo arabwira ati abungura ubwenge kugira ngo basobanukirwe n'ibyanditswe, arangije arababwira ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu. Ibyo kubabazwa no kuzuka byari byarangiye kubera ko Yesu Kristo arimo gusubira mu ijuru. Nubwo bagize gushidikanya, nubwo bamwe muri bo bamugambaniye, nubwo abandi bamwihakanye, nubwo bose bamutereranye, ariko Yesu Kristo we isezerano yari abafitiye ntiyigeze arireka, ahubwo yongera abasanga nk'uko yabahamagaye cya gihe bwa mbere, yongera arabasanga nanone, yongera abibutsa isezerano ry'Imana, yongera abaha umurimo, yongera abatuma umurimo. Niko kubabwira ati kandi kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu. Bavandimwe, iki ni ikintu gikomeye cyane. Mu butumwa bwa nyuma Yesu yasigiye bigishwa yarabwiye ati kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwirwa amahanga yose mu izina rye. Ibyo ni ibintu bibiri dukwiye kugendana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibyo ni ibintu bibiri tugomba guhora twibwira mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi ibyo bintu bibiri tugomba no kwibwira amahanga yose mu izina rya Yesu Kristo. Kimwe no kwihana, ikindi cya kabiri ni ukubabarirwa ibyaha. Bivuze yuko Imana ishaka yuko tubana no kwihana mu mitima yacu. Imana ishaka yuko tubana n'umutima mushyashya, duheba umutima wacu bwite. Iyo tuvuze umutima wacu, biba bisobanuye intekerezo zacu, imigambi yacu, ubwenge bwacu. Ibyo byose ni ubwanzi bw'Imana. Ntabwo ubwenge bwacu buhuza n'ubwenge bw'Imana. Ntabwo inzira zacu zihuza n'inzira z'Imana. Yesaya bivuze neza muri Yesaya 55, aterega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi n'inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nkuko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Bavandimwe rero, ikintu cy'ihame navuga ry'ibanze umuntu wese akwiye kumenya mu butumwa bwiza mu kwizera, nuko ibyanjye bitandukanye n'iby'Imana. Inzira zanjye zitandukanye n'iz'Imana. Ibitekerezo byanjye bitandukanye n'iby'Imana. Imigambi yanjye n'ibyifuzo byanjye bitandukanye n'iby'Imana. Aho niho haziramo kwihana. Kugira ngo dushobore kwakira iby'Imana, nuko tugomba kubanza kumenya tuti ibyacu n'iby'Imana biratandukanye, kandi ibyacu ntibitunganye, tugomba kubiheba tukakira iby'Imana. Ukwizera njye nibwira ntekereza kurapfuye. Ukwizera k'ukuri ni ukuva ku Mana kwanditswe muri Bibiliya. Imyumvire mbana nayo, imyizerere mbana nayo irapfuye, ngomba kuyiheba nkakira iby'Imana ivuga muri Bibiliya. Ni ukuvuga ngo icyo kintu umuntu atakirenze ntibishoboka na busa ko yakwakira ubutumwa bwiza. Kuko iyo uvuganye n'abantu ugatega amatwi imitima yabo, usanga imitima yabo yuzuyemo ibyumviro byinshi, amateori menshi, amaprincipe menshi bubakiyeho, bizera bagenderaho, menshi y'amafuti adafite n'ahashingiye, adashingiye ku kuri, ariko nyine bakayahagararaho kubera ko umutima w'umuntu wuzuye ibisazi. Ibyo byose rero utamenye ko ari ukwibeshya kandi ko bitandukanye n'ukuri kw'Imana, ntabwo ushobora kubiheba. Ukwihana impamvu gukenewe nuko amajwi imitima yacu atubwira, ibitekerezo imitima yacu itubyarira, byose bitandukanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yesu rero aravuga ati ukwihana no kubabarirwa ibyaha bigomba kwigishwa amahanga yose. Ndizera ko twese twumva umumaro w'uko kwihana. Umumaro wo kwihana ni uwuhe? Wowe wizeraga iki mbere yo kumva ubutumwa bwiza? Ese imyumvire wabanaga nayo ni iyihe? Hari ababanaga n'imyumvire y'idini yego isa n'iby'Imana ariko bidashingiye kuri kw'ijambo ry'Imana. Hari abandi babana n'imyumvire yo guhakana n'ibyo byose n'iby'amadini bakabihakana, n'iby'ubutumwa bwiza bw'ukuri bakabihakana, kavuga ko niyo Mana itabaho, ari ibishuko by'abazungu. Hari abandi bavuga bati
ni iby'ubucuruzi nyine, ni business abantu bishingiye. Igihe cyose rero umutima w'umuntu utaramenya yuko ibyo afite yibwira abana nabyo ari ibintu bipfuye kandi ko bitandukanye n'ukuri, kubera ko ukuri ni ijambo ry'Imana, ntashobora kubiheba. Ukwihana rero gukeneye kubwirwa abantu. Abantu bakeneye kubwirwa kwihana. Muhebe ibyo mutekereza, mureke ibyo mwibwira. Ubwo bwenge bwawe wibaza ko kurusha abandi ubwenge, uribeshya cyane. Umva icyo ijambo ry'Imana rivuga, umva icyo ubutumwa bwiza buvuga. Yesu Kristo akurikizaho kuvuga ati, no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwirwa amahanga yose mu izina rye. Niki abantu bakeneye kumva? Abantu bakeneye kubwirwa ko bababariwe ibyaha byabo. Abantu bakeneye kubwirwa imbabazi z'ibyaha. Imbabazi z'ibyaha si ikintu cyo gusaba, ahubwo imbabazi z'ibyaha ni ikintu cyo kubwirwa. Uyu munsi ntabwo bakeneye gusaba imbabazi z'ibyaha byabo, ahubwo bakeneye kubwirwa ko imbabazi z'ibyaha bazihawe. Nicyo gituma Yesu Kristo avuga ati, kwihana no kubabarirwa ibyaha bigomba kubwirwa amahanga yose. Si ukubabwira gusaba imbabazi, ahubwo ni ukubabwira ko imbabazi bazihawe. Icyo nicyo ibyanditswe bisobanura. Icyo nicyo ukwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose bisobanura. None bavandimwe, ibi Yesu yabibwiraga abandi? Yibwiraga ba bandi bamwizeye, wowe ndetse nanjye. Nk'uko Yesu yabibwiraga Petero na Yohana wenda na Barutolomayo b'icyo gihe, nako Yesu arimo kubibwira wowe ndetse nanjye uyu munsi. Yesu Kristo agomba kuzagaruka, kubera yuko ibyahanuwe kuri we byose bigomba kuzasohora. Ariko mbere ko asubira mu ijuru atubwira ati, ukwihana no kubabarirwa ibyaha bigomba kubwirwa amahanga yose mu izina rye. Nshuti bene data, usubije amaso inyuma ukibuka umunezero wari ufite n'ibyishimo wari ufite igihe wumvaga ubutumwa bwiza, ntabwo ushobora kwifata, ahubwo mu buzima bwawe uzahora igihe cyose utera intambwe kugira ngo nawe ubwo butumwa bwiza n'umunezero ubigeze ku bandi, kuko nicyo Yesu Kristo yadutumye. Icyo nicyo Yesu Kristo yabwiye wowe nanjye mbere ko asubira mu ijuru. Ukwihana no kubabarirwa ibyaha bigomba kubwirwa amahanga yose. Kera ntinya kubwiriza ubutumwa bwiza ko nibazaga ko hari wenda hari icyo bashobora kumbaza kikananira kugisubiza, noneho nkahasebera, cyangwa se abantu benshi baramutse banteraniyeho ari benshi bavugira icyarimwe, nahasebera cyangwa se bikananira kubatsinda. Ibyo byose bigatuma ninumira nkaceceka singire umbwira ubutumwa bwiza. Ariko naje gusanga ibyo byose byari ibihendo by'umwanzi Satani. Yesu ntiyadusabye kubwira abantu ibintu byinshi. Yaravuze ati, kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwirwa amahanga yose mu izina rye. Bavandimwe, namaze kubabwira kwihana icyo ari cyo. Ni ukubanza gutahura ngo njyewe ubwanjye n'ubwenge bwanjye n'ibitekerezo byanjye n'ibyo nizera n'ibyo nemera birapfuye. Ni amafuti, ni ibinyoma, ni ibisazi, nk'uko Bibiliya ibivuga. Kubw'iyo mpamvu singomba kubigundira, singomba kubyizera, singomba kubyubakiraho. Ukuri ni icyanditswe mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya. Icyo dusomamo ni iki? Ni uko ibyaha byacu yamaze kubitubabarira. None arakubwira ati, genda ubibwire abantu. Erega ntabwo tubwira abantu yuko tutakoze ibyaha. Aho rwose urubanza ntibarutsinda. Ujye kubwira abantu ngo turabakiranutsi, nta byaha twakoze, urabona turabakiranutsi, twakoze ibyiza, turabakiranutsi kubera ko twubahirije amategeko, nabwo ntibakumva, ariko kandi wowe unababeshya. Agakiza dufite, ugukiranuka dufite nuko twababariwe ibyaha byacu. Yesu Kristo niko ari kutubwira. Nta na hamwe havuga yuko ibyaha tutabikoze, oya. Yego twarabikoze, ariko twarabibabariwe. Icyo Yesu yaduhaye ni imbabazi z'ibyaha byacu. Ari wowe n'abanyedini ntaho mutandukaniye, ari wowe n'abari mu kabari ntaho mutandukaniye. Abari mu kabari nk'uko bakora ibyaha nawe warabikoze, wenda bimwe byagaragariye abantu, ibindi ntibyagaragariye abantu, ariko Imana yo ntacyo wayihisha. Kubw'iyo mpamvu twese abari mu isi icyo dukeneye ni imbabazi z'ibyaha, kubera ko ibyaha byo twamaze kubigira. Aho rwose nta rubanza rurimo, nta mpaka zirimo. Abantu barabaza ati, se
ubundi tuvuga ko twabariye ibyaha byacu ntibizaduha uburenganzira bwo kwikorera ibyaha. Ubundi se mbere hose ubundi ntabyo wakoraga? Ese mbere hose ubundi ntabyo ufite? Rero winyuzemo wisuzumye ukongera ukibaza nawe ubwawe icyo kibazo, si wa mugani impungenge mfite z'uko nzongera gukora ibyaha zishingiye kuki kandi sanzwe sohora umurundo w'ibyaha umunsi ku munsi. Na mbere ko numva ko ibyaha byanjye byababariwe, nkora ibyaha iminsi yose. Ntabwo kujya kwemera ko ibyaha byanjye byababariwe ari cyo kiri butume cyangwa se kiri bungire umuntu ukora ibyaha byinshi. Na mbere ko mbyumva nari nsanzwe ndi umuntu ukora ibyaha byinshi. Bavandimwe twese turizi, wiyizi gusumba nuko n'abandi bantu bakuzi. N'amafuti yawe n'ibindi bibi byawe abandi bose batazi, wowe urabizi. Rero muri kwa kwishuka n'ubwenge bwacu bukeya ndetse n'ibisazi byuzuye imitima yacu, tukibwira yuko mu bisanzwe turi abantu beza. Kubw'iyo mpamvu niyize ko ibyaha byanjye byababariwe, ahari byangira mubi kurushaho, ahari byatuma nkora ibyaha bibi kurushaho. Icyo rero ni ikigero cyiza cyane cy'umuntu utiyizi, cy'umuntu utisobanukiwe. Rero bavandimwe, uku kwisobanukirwa ndetse no gutahura ibi byose si uko turi abanyabwenge, si uko twabishyizemo umurava mwinshi, ni ubuntu Imana yatugiriye. Imana yaguhumuye amaso, Imana yaguhishuriye ubundi bwenge bundi bw'umutima abantu benshi bashobewe bananiwe kumva. Mu minsi ya mbere urishima, uranezerwa, wumva wakwitanga nawe ubwawe, ukemera guheba n'akazi kawe cyangwa se izindi gahunda zawe, ukavuga uti njye kumva ijambo ry'Imana kugira ngo nige ibindi bishyashya, nyine kumenya ibi bintu kurushaho. Ariko uyu munsi wa none iyo twigenzuye dusanga twarize byinshi, twaramenye byinshi, twarariye byinshi, twarahaze. Nicyo gituma tutagikeneye ubundi busabane bw'Imana mu buzima bwacu. Igihe cyose abantu bangirikaga, ubu ni umujyi Satani yayoboragamo abantu. Ariko bavandimwe, niwumva ijwi ry'Imana, niwumva ijwi ry'umugaragu w'Imana, uritegere ugutwi kandi urifate nk'ijwi ry'Imana koko. Uryiyumvireho, usabe Imana kugira ngo ikuyobore, igufashe kugira ngo wongere wishimire urukundo rwa mbere wahoranye, umunezero wa mbere wahoranye, ndetse no kuyoborwa n'Imana wahoranye mbere igihe wumvaga ubutumwa bwiza, igihe wakiraga agakiza. Niringiye neza ko icyo ari cyo Imana ishaka kutuyoboramo no muri iki gihe ntarirarenga. Igihe cyose tugihumeka dushobora kwihana, dushobora guhindukira, dushobora kongera kumva ijwi ry'Imana kandi tugakoreshwa nayo ibihambaye nk'uko yahoze dukoresha. Niringiye yuko twasenga Imana kugira ngo Imana iduhe izo mbaraga, kandi Imana iduhe gutera intambwe, iduhe gushira amanga, iduhe gushira ubwoba ku muntu wese duhuye nawe, yaba uwo duturanye, abo tubana, yaba duhuye nawe by'impanuka. Imana ishaka ko tubabwira kwihana, bagaheba ibyiyumviro byabo n'ibitekerezo byabo, hanyuma bakamenya ko bababariwe ibyaha byabo. Nicyo nta kindi, nicyo Imana idushakaho, nicyo Yesu Kristo yadutumyeho muri iki gihe cya none. Niringiye ko Imana yakomeza kudufasha ndetse no kuduhishurira umugambi wayo kurushaho. Reka dusoreze aha ngaha dusenge, tuzakomeza ubutaha. Turagushimye mwa Imana yacu, tugushimiye akanya keza uduhaye no kuba dusangiye ijambo ryawe. Twiringiye neza yuko Mwami uzakomeza kutugirira ubuntu bwo kuyoborwa kugira ngo dukoreshwe nawe. Uravuze ngo uri kumwe natwe kugeza ku mperuka y'isi. Nicyo gituma n'ikitugoye cyose kiri imbere yacu uzakituneshereza, uzakidutsindishiriza. Urakoze, dusinze twize byose mu izina rya Yesu. Amen.